Kugora byikugora. Yego. Yakamwana cyangwa Nzovu muri bombi ninde urenze? Zavarenze Yakamwana. Dogiteri Nsabi cyangwa Bijiyobije ninde urenze? Nsabi arenze Bijiyobije. Mitsutsu cyangwa Chaplin Sane ninde urenze? Kongeye kubashimira rero bakunzi ba Satine TV, tukaba uyu munsi twatumiye umugabo ukomeye cyane. Umugabo akaba asanzwe kina filime nyarwanda. Watangira wibwira abanyarwanda bakurikiye Satine TV? Yeah, it's your boy Chaplin Sane aka Omega Principal, Rwandaman people. Yes, the vision of cinema, the future reference. It's me, your boy. Yeah, aniyo mazina yanjye. Mu byukuri uvuze izina rye ni rirerire cyane, sinzi ko abanyarwanda babasha kurifata mu mutwe. Ese nta zina rimwe nka kuriya Imana yitwa Imana, kuryo ne waba ufite izina rimwe abantu bakumenyeraho kurusha ko iryo zina rirerire, kuko kurimenya bishobora kubagora? Yeah, izina ni Chaplin Sane. Yes, ryo niryo zina ryanjye, naryo zina rya cinema dukora, mbega niryo ngiryo, ariko amazina y'ababyeyi ni Bahati Cyiza. Akoze cyane Chaplin Sane, tugwaye ikaze muri studio. Yeah, thank you. Muri iki gihe rero filime industry nyarwanda, abanyarwanda benshi bakunda kuvuga ngo ishingiye kuri komedi. Ntabwo warabona umwimerere wa filime nyarwanda neza uko babyifuza. Ariko nanone tukaba tubona yuko komedi muri iki gihe nazo zicuruza cyane. Ziracuruza kuko abantu hano hanze bafite agahinda kenshi, barababaye. Usanga abantu bari mu mibare myinshi, usanga ngo hirya no hino zigenda zisenyagurika bitewe n'ibibazo biba byuzuyemo. Ariko hari igihe nyine abantu bisanzura bakisanga mu makomedi, usanga rimwe na rimwe hari igihe baruhuka, ubuzima bugakomeza, ugasanga ibintu bikomeje gucamo buke buke. Niyo mpamvu usanga sinema na za komedi birimo bigenda bitera imbere cyane, abantu babikunda, nuko biraruhura mu mutwe, bituma umuntu nyine banagira fresher, akumva muri we yararefreshinze neza tu. Bose ibyo bintu kuko biranumvikana, ibibazo byabaye byinshi, abanyarwanda turahangayitse. Niyo mpamvu akenshi buriya twavuga ko ariyo mpamvu se akenshi abanyarwanda bakunda gufokasinga kuri komedi cyane kurusha uko bafokasinga kuri filime zisanzwe nka drame, nka mahora n'izindi genre za movie. Yes, cyane rwose. No kuvuga ngo komedi gusa ziranavuna buriya nimujya mubona abantu bakora komedi, umuntu akagusetsa ukabona urasetse, ukabona arakinnye ikintu nyine kumva urimo uramukunda bitewe n'ukuntu yakinye, ukumva muri wowe uratuje. Biravuna, ariko buriya ku ruhande rumwe ni ibintu nanone bitagorana cyane mu buryo bwo kuba byakostinga amafaranga menshi cyane. Si kimwe nuko wavuga ngo ugiye kwandika script ya filime, kuko script ya filime iravuna, bigusaba ama location, bikagusaba iki, bigusaba ibintu byinshi cyane. Ariko comedy ushobora kwandika akantu k'agashoti gatoya, ukandika kuri topic runaka, bikagusaba wenda gufata igihe ugatekerezaho, ariko wajya kugakora ntibikugore cyane. Umaze igihe kingana iki ukina komedi? Ya komedi ubu ngubu ni mu mwaka wa 12. Umaze imyaka 12 ukina komedi. Ndumva ko umaze kugeninga experience muri umwuga wo gukina komedi. Ese gukina komedi ni iyihe level bimaze kukugezaho? Ese bikugejeje kuki? Gukina komedi mbere na mbere ngewe ubwanjye icyo bimaze kungezaho ni experience nk'uko wari ubivuze. Ubunararibonye muri byo. Nashaka kubezinga nanone ku gatubutse, kuko experience yo nari maze kuyivugaho, none nashaka kuvuga ku bijyanye n'agatubutse. Kuri ka kantu tuba turi guhiga, ese araho kamaze
Yes, birumvikana, ntago najya kuvuga ngo na amafaranga angana iki, ariko mu by'ukuri karimo, karimo, kandi n'abadukurikiranye ntago nababuza kutabikora, ariko agafaranga karimo. So hari igihe bikaziraho no mu mapublicité, uko mugenda murushaho kugenda mukora ni nako mukundwa, ukaba umuntu yakwifashisha ku buryo wamukorera agapublicité, aho birinjiza. Ikindi nanone ku babashije gufungura YouTube channel bafite followers benshi, aho ngaho naho hari ukuntu bigenda biza, mukagenda mubonaho utuntu nk'utwo wakita incentive, utuntu nyine tugenda duke tugufasha kuba wumva ko life yakomeza nta kibazo. Ese muri uru ruhando rwa komedi hari abasitari runaka mwamuziranye, hari abasitari runaka mwaba mwarakinanye izo komedi? Yes, bagiye bahari, ariko abenshi bo nabo twagiye dukina na filime nyarwanda. Ariko bagiye bahari nka ba Nzovu, bo ngabo, hari ba Shitani, hari ubwo navuga muri rusange na ba Nyagahene, navuga ba Sekaganda, navuga abo bose bagiye bakina ayo mafilime, bose bagiye bahari. Abo basitari bose tubwiye magingaya ituzi irengero ryabo, keretse umuntu umwe bita Nzovu tuntu uri gutrendinga ku macano hirya no hino, ariko abo ba Shitani twababuriye irengero, abo ba Samusure twababuriye irengero. Ese ubwo mwaburiye irengero none sara abo bantu uracyumva ariko Shitani muri za X Nation arimo barakora. Nzovu hirya no hino amacano yirirwa azenguruka na ba Gitafu bagenda batwika. Nzovu yavuze ngo Nzovu arimo neza pe, turabona hirya no hino abazenguruka. Sekaganda ni papa ni Gracian. Sekaganda we nawe turamubona. Seburikoko wa mugabo njya numva ari abantu njya numva ngo ni umuntu mukuru ngo ariko nta mugore yarashaki. Nako mumbabarire, arakuze ariko mu by'ukuri sinzi wenda ikibitera, buriya buri muntu agira amahitamo yiwe, cyangwa se wenda rimwe nawe ashobora kuzadutamo akatugaragariza wenda umukunzi we, cyangwa se akanifata, nabyo biremewe, kuko buriya mu buzima ntabwo ariko abantu bose bagenewe kugira ngo barongore. Niko bimeze, ariko ariko buriya twe dutekereza ko umuntu wese ufite amafaranga, ufite inzu nziza, ufite imodoka, w'umukire, ufite imyaka niba uriya mugabo afite, abajijwe kuba afite umugore, cyangwa se tukahita tumushyira muri ya kategori. Njya numva abanyarwanda bamwe na bamwe bavuga ngo King James ngibiki, ibyo bintu ntashatse gusobanura neza. Ibyo bintu ari ikintu wowe wabivugaho by'abantu bagenda, kuko ibyo bintu bituma nanone abanyarwanda bakomeza kuvuga ngo ibintu bari gukora nta mafaranga arimo, bitewe nuko nta musaruro wo kuvuga ngo abagore barahari, abakomediye benshi ntabwo bakunze gushaka abagore. Akenshi buriya baba batarabasha kubona type zabo, buriya niko biba bimeze. Kuko hanze sinkubeshye, hanze hariyo abakobwa ebana bacanye ku maso. Ubwo rero kugira uzajye guselekisiona ngo uvuge ngo uyu nguyu ndabona ari umugore nagira urubavu rwanjye tubana, my friend, buriya amahitamo y'abantu agiye atandukanye. Buriya arareba akareba, ugasanga wenda mu buzima busanzwe ashobora kuba yaracakiranye n'isadunda ukuntu, kareba nk'umuntu yabonye yacakiranye n'isadunda akabona ibintu by'imiguruko n'iki, akabona amadivorce ya hato na hato, akarava atigara kambe ngiye buke tu ebana nindamuka mbonye uwiwanjye wenda ufite imico nk'iya makurata undi nasize iryiriya mu Ruhengeri cyangwa ibyo washatse, uriya makurata buriya bintu bizagenda neza. Ariko akaba yarabuze makurata. Chaplinsoni rero ari ikintu cy'iminsi ntera gutekereza. Ejo bundi nari ndi kumwe n'abajama twicaye ahantu turi kunywa gasoda, bahita bazamura ikiganiro batangira kuganira muri iki gihe
ngo mu mujyi wa Kigali hari abana benshi ngo batunze amatelefone ahenze ngo nta kazi bagira. Ngo rero ugasanga ngo abasore kubera nta matelefone ahenze tugira ngo nibyo birimo biratuma abasore badashaka abagore. Ibyo ngibyo ariko nanze kwemeranywa nabo bitewe nuko abasore akenshi banga gushaka abagore bitewe nuko wenda nta biceri, ibiceri bifite bya bisaza bikuru. None wowe ni iki wavuga ku bantu b'abanyarwandakazi muri iki gihe ubona batunze amatelefone ahenze babayeho neza nta kazi bagira? Ni ikibazo gikomeye, ikibazo gikomeye buriya. Iyo forumire babayemo yo kuba bafite amafone meza ahenze, ugasanga nk'umuntu afite fone wenda ya 1M kandi mu by'ukuri nta n'ikibanza cyangwa se nta na kaminuza cyangwa se na kiyize. Ni fenomene igoranye cyane. Swate bivuze ibintu bigiye bitandukanye. Bivuze ko uwo muntu ashobora kuba afite fone akaba yarayihawe n'umuntu wenda kubw'impano runaka, ariko nawe afite icyo amucaho. Ubwo rero nimba nawe uri muri abo ngabo dukurikiranye, ukaba uri muri ba bandi babayeho mw'ubwo buryo, bicaye batuje batimaje bavuga bati jewe ntago nzavunika, harimo abantu bazamvunikira. Umuganda aravuga ngo kakuwede. Kakuwede ubwo mu kinyarwanda bishatse kuvuga iki wakabyara? Ubwo nyine utaza gutuka abanyarwanda bagukurikiye. Nyine nko kuvuga ngo nta kazi kawe, nyine nuko nimba uzi yuko bimeze gutyo urarya urimenge, kuko ushobora no kuzashiduka ukuruyemo bya birwara bimwe bajya bavuga bigize, ugasanga unari inzu nta n'umugabo ubonye, kuko urumva baba barangizwa bakiri batoya. Akishimira ayo ma iPhone, akishimira kubona inkunga y'amamodoka z'ubuntu, akishimira kuba mbega ubuzima buri simple. Niyo mpamvu rero nanjye nashakaga mbere yuko ngusaba support runaka nk'umusore nk'umugabo umaze igihe kinini uri umukomediye, nashaka ukwaka support, ariko mbanje kukubwira ibiganiro uburyo abo bantu numvaga bari kuganira, abo bantu b'inshuti zanjye twari kumwe barimo barashyiraho ibiciro ngo by'inkwano cyangwa se ngo n'abantu bakwiye gushakwa, ubu ngubu ngo bagiye kujya bashaka abagore ngo bakurikije telefone afite. Ubu ngubu uburyo bafashe ngo bahisemo yuko bazajya bashaka abagore, bareba ngo umukobwa ufite Tekino cyangwa ufite Itel cyangwa ngo ufite ngo Infinix, wakavuga ati uyu mukobwa kubera batarangirika cyane, uyu nguyu rwose ufite n'aka-M wagenda ukamukwa, aho ufite n'utu-M tubiri ukamukwa. Umukobwa ngo ufite iPhone 17, 16, 15, ngo umukobwa akaba ari umukobwa wavuga ati izi desa zanjye zitwasa zanjye reka mujyana ahantu kugira ngo turyoshye twitahire. Akavuga bati ukubera yuko muri iki gihe umukobwa ngo ufite iPhone ngo nta kazi agira, nta n'akazi yigeze, ngo ayibona ari uko amaze guhura wenda n'izitari munsi ya 30, kandi zimwe nini koko z'indembo zitari munsi ya 30. Reka ngayibaze rero. Niyo mpamvu njyewe nashaka kugusaba support, nkubwira ati basi muri comedy mutangire mushishikarize n'igitsina gore kugira ngo kijye kigira confidence, cyumve ko gishobora kuba kibeshejeho, ntabyo gutegereza ngo kanaka nguri aransukisha, nguriya ngo niwe uzajya untwara mu modoka, nguriya niwe uzajya ungura amayinite, uriya niwe uzajya unsohokana, uyu niwe uzajya ungura telefone. Mugakina komedi nyine zishishikariza abanyarwandakazi kugira umuco, kwigira confidence, udahora uvuga ngo kanaka niwe uzabinkorera. Ese ibyo bintu ntibishobora gutuma abanyarwandakazi bongera kuba abantu? Ko numva abasore hanze aha ngaha batari kubavuga neza. Ese ubwo abasore bakishakisha ubwo urumva bazabaho bate? Njyewe icyo mbivugiye bazashaka bate?
icyo mbivugiye nimba ufite iPhone 16 cyangwa se ngo 15 azayihabwa n'umuntu wenda wamaze kwiyubaka w'igisaza runaka, ubwo twamwita nka sugar daddy. ibyo bigabo ikintu twakora byo ibyo bigabo abo bakobwa mukabashishikariza kugira ngo bigirire icyizere, kuko ubuzima bwabo ibyo bigabo biba biri kubangiza. None se we fata urugero, ni gute umuntu w'umukobwa w'umwana muto ajya gukundana n'umugabo ufite umugore? aba yumva se kuba azamariye? Ashobora kuvuga ati ngo njye se ko ndi kumurya amafaranga, ngo kirana kimaze amafaranga, kandi uwo mukobwa we aba ari kugira gute? Aisha, Clementine, Fifi. Yega. Ni ukuri ko Imana, reka mbabwire ibyo bintu nimubireke, ntago bibabereye. Mukure amaboko mu mifuka no mu majipo no mu mapantaro, mugende mukore, abiga mwige, ibyo bintu mushyire hasi rwose, ntago ari ibyanyu. Oya pe rwose ibyo bintu nanjye mba numva atari sa, kuko umwana w'umukobwa vuga ngo akundana ngo n'umugabo ufite umugore, icyo gihe nta cyerekezo aba afite. Niyo handi ujya gusanga wa mukobwa asigaye agira gute, agejeje imyaka za 35 40 nta mugabo, kubera yakatiye udusore twinshi bari mu rugero rumwe, ugasanga gahunda yirarangiye. Reka twigarukire kuri topic yacu rero. Chaplin Sun akaba ari umukomediye, akaba amaze imyaka 12 muri iyi kariyeri, avuga ko hari akantu runaka agenda akuramo, uretse experience hari n'amafaranga make akuramo. Akaba wanatubwiye ko ari n'abastari batandukanye mwagiye mukorana komedi. Twagiye dukinana, abandi bamwe tukagenda dukorana, hari nabo nagiye nandikira amafilme, hari nabo nagiye ngerageza kudirectinga, mbega dukora ibintu bigiye bitandukanye. Ese ari umuntu waba ubuvuzi byo kwandikira filime? Ese ari filime waba waranditse ubu ngubu abanyarwanda baba bazi? Yes, hari waba warayandikiye, ninde wamwandikiye filime? Yes, hari filime nanditse ya Ndi Umunyarwanda, hari n'indi bita Kidobya, hari n'indi bita Mugo. Izo filime ziri hanze se? Yego, kuzimazeyo n'ibihe ku ma YouTube, zimazeyo igihe kinini cyane. Abanyarwanda ndakeka izo filime bazizi, zanditswe n'uyu mugabo witwa Chaplin Sun. Ndi Umunyarwanda rwose, ariko uriya mugabo Impinga Zone bamwita Yves Karemera. Yego, Yves Karemera. Ubu noneho yagarutse mu bindi byitwa Vamos, ari mu bintu bya football. Abana respect kabisa, uriya niwe muntu dufite wo muri agency, njya mvugane kabisa, salute. Abana akora ikintu nawe ukavuga ati kabisa yakoze n'imishinga ya he for she. None muri iki kiganiro cyacu so waje kumwamamaza? Impamvu mbivuze, uvuze ku bintu bijyanye n'ibyo mpita nkurura mu bihe twanyuranyemo n'uburyo ibintu bye yabikoragamo, urumva? Avuga ne nubwo yagiye mu bintu bya football, ariko ebana ni inkingi mu bintu nka biriya rwose. Ako naye nkuzi kera warakinaga ka ruhago ugaconga muri defense. Naragaconga, ariko ndizera ko no mu bavetero utagikandagira muri muri tari cyaka harya bita. Ubu no kugakina nabanza nkagusaba rinete kuko nshobora kutabasha kubona neza baro. My friend, igihaha kiba cyaragiye. None muri iyi minsi rero kano kanya ubu ngubu uri kubarizwa muri komedi nyarwanda. Ubu uri gukina komedi yitwa gute muri iyi minsi? Abanyarwanda bari kureba komedi yawe yitwa gute? Abo hari ubu ni filime turi kwandika, turi gukora kuri channel ya Chaplin Sons. Biriho, hari izo zitwa Imburagihana, hari na Mbona Nkubone, hari na comedy twari twakoze mu bihe byashize yitwaga Kamugi. Ubwo rero ni bimwe muri byo twagiye dukora, kandi dukomeje kugerageza kureba ko twakora n'ibindi byinshi kandi byiza kugira ngo tubashe gufasha abanyarwanda
tunasangira ubuzima naguciye mu ijambo no kuvuga ngo wavuye muri filime, wavuye muri comedy uhita wigira muri filime. Oya ntago nabivuyemo, byose ndabikora. Byose urabikora. Ahantu ubona se biri kugenda neza niye? Bo no kuvuga ngo comedy ifite percentage runaka na filime ifite percentage runaka, ku kigereranyo nyine twabihereza, ariko mu by'ukuri no kuvuga ngo bitewe na projet, buriya projet zigiye zitandukanye n'uburyo zivunanye. Uvuga ngo rero akenshi hari igihe bitewe n'igihe tuba dufite ducishamo tugakora comedy cyangwa se tugacishamo tugakora filime. Dusoza rero ngiye kukubaza uzajya usubiza igisubizo kimwe. Mu bakomediye, umukomediye wa danje ubona urenze mu Rwanda ninde? Mu Rwanda njye ntawe mbona. Nta mukomediye nimwe ubwo nawe rero nta urakomveka. Nta numwe uragukomveka. Umbwiye mu bo mbona ngiye utambajijemo. Yakubwiye ngo umukomediye mu Rwanda ubona urenze ninde? Wewe uri nyine wavuze ndeba mbona nuwo mbasha kurebesha amaso yanjye. Okay, mu bakomediye barenze mu Rwanda ni bande? Mu bakomediye barenze mu Rwanda nta urankomveka. Nta uragukomveka. No kuvuga ngo wowe urakiyumva kuri hejuru yabo. Muri Bibiliya haranditse ngo umva ko ngo ahagaze ngo yirinde atazagwa. Ngewe ntabwo mvuze ko ndi hejuru, bo banjajinga bakambwira, ariko ngewe ku giti cyanjye mu Rwanda nta urankomveka. Byikugora. Yego. Yakamwana cyangwa Nzovu, muri bombi ninde urenze? Nzava arenze Yakamwana. Dr Nsabi cyangwa Bijiyobije ninde urenze? Nsabi arenze Bijiyobije. Mitsutsu cyangwa Chaplin Sane ninde urenze? Chaplin Sane arenze Mitsutsu. Ijambo rimwe kuri Jihad. Jihad Imana imufashe abashe kongera gusubiza ubwenge ku gihe, yongere avemo umuntu w'umugabo kandi azagaruke yahindutse. Ari igihe se wigeze umumenya ubwenge bwe buri ku gihe? Ngewe igihe cyose nagiye mubona numvaga avuga amagambo adasobanutse. Okay, ubwo igisubizo ndacyumvisha. Ijambo rimwe kuri Jesse Kwiza wa Mipango, umwami w'abagore. Ebana, Jesse Kwiza wa Mipango nakomerezaho ibyo akora bikore neza, ariko nabo ahereza bene wabo hirya hariya bya bigarasha biri hirya iyo, akomeza akazi kiwe nta kibazo rwose abihereze. Ariko hano mu gihugu iwacu nanone naravuga ni Kasuku koko. Kasuku nicyo kintu kitajya ngo kiravuga. Aravuga pe. Dusoza rero reka komeza wivugire. Ugira ikintu ubwira abanyarwanda. Yego. Muri rusange abakunzi ba Chaplin Sane, abakunzi ba Satin TV, kiri cyubabwira rero mu gusoza. Yes, cyo navuga nababwira nti mugumane natwe, mukomeze mudufollowing, mudukurikirane, turabakunda kandi twizeye ko ibyo dukomeza gukora umunsi ku wundi ari ibintu by'ingirakamaro, kandi tugerageza kureba ibyabagirira umumaro kandi byubaka igihugu. Wowe nanjye na Satin TV dushize hamwe igihugu cyacu twacyubaka binyuriye muri sinema, binyuriye muri comedy, binyuriye no mu biganiro. Turabashimira kubw'ibyo mudukorera. Wakoze rero kwitabira ubutumire bwacu. Thanks, murakoze. Yego.